Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Twizere yuko mumeze neza, niba kandi harimo abatameze neza turabibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, kuko uyu munsi bigenda neza ejo bikanga, cyangwa se uyu munsi bikanga ejo bikagenda neza. Niyo forumire y'ubuzima tubayemo. Nanone ntabwo twatangira iki kiganiro tudashimiye cyane buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Tubibutse yuko muri abantu b'agaciro gakomeye, ni mwebwe mudutera inkunga yo gukomeza gukora ibiganiro byubaka benshi. Turabashimiye rero tubikuye ku mutima. Ikindi, imibare iracyatwereka yuko hari abantu benshi bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo, wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ubundi bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe dushyize ikiganiro nk'iki ngiki hanze uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Urumva rero ko gukora subscribe kuri iyi channel ni iby'agaciro kuko bifite inyungu. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo yo kuzigama, cyangwa se bimwe benshi bita savings. Tugiye kureba ese kuzigama bireba umuntu ufite akazi gusa? Mbere y'uko dusubiza iki kibazo, reka tubanze tugerageze gusobanukirwa icyo kuzigama ari cyo. Ubundi kuzigama ni iki? Kuzigama twavuga ko ari kimwe mu bintu by'ibanze bikorwa kugira ngo umuntu agere ku iterambere yifuza. Urumva rero ko kuzigama bifite akamaro gakomeye cyane. Ikindi tutakwibagirwa ni uko kuzigama bikurinda kujya uhora uguzaguza ndetse n'ingaruka ziterwa nabyo. Tekereza kuri iki kintu. Byagenda bite uramutse uri umuntu ukunda kuguza, noneho ukaba uzwiho n'uko kwishyura kwawe ari ikibazo? Iyo bimeze gutyo, abantu benshi batangira kukwita irindi zina, Mr Problems, Miss Problems, cyangwa se mu yandi magambo umunyabibazo. Wagira uhamagara telefone yawe akaba yatinya no guhita yitaba ataranumva icyo wifuza kumubwira. Kubera iki? Yatangiye kugukeka. Icyo tuvuze ni kimwe mu bibazo bimwe na bimwe biterwa no kutazigama. Kugira ngo rero twirinde ibibazo nk'ibyo tumaze kuvuga, ndetse n'ibindi byinshi bijyanye no kuguzaguza tutavuze muri aka kanya, ni uko twihingamo umuco wo kuzigama. Aha akaba ari naho tugiye guhita dusubiza cya kibazo twatangiye twibaza. Ikibazo kigira kiti: ese kuzigama bireba umuntu ufite akazi gusa? Aha twahita dusubiza tuti oya rwose. Kuzigama ntabwo bireba umuntu ufite akazi gusa, kuko nawe utagafite uyu munsi ushobora kugira gutya ukabona ahantu ukura udufaranga duke. Bamwe bakunda kuvuga ngo udufaranga duke, ariko burya njye nemera ko nta mafaranga makeya abaho. Urugero, uri umudamu wenda uba mu rugo udafite akazi, ariko umutware wawe agira gutya akagusigira amafaranga yo guhaha. Ese ujya wibuka ko bya biceri bigarutse byasagutse, uramutse ubisevinze ahantu ukabigira akamenyero, nyuma y'igihe runaka uzajya kureba usange byariyongereye. Noneho reka dufate urundi rugero. Wenda uri umuntu ufite inshuti iba hanze
iyo nshuti ikaba yariyemeje kujya ikoherereza amafaranga make make yo gukemura utubazo duto duto. Ese ujya wibuka ko uramutse ukoresheje 80% y'ayo mafaranga bakoherereje, noneho ugasevinga 20%, ukayabika ukabigira akamenyero, nyuma y'igihe runaka uzasanga ya mafaranga wabitse, ya 20% wagiye ubika, uzasanga yariyongereye. Izo ni ingero nkeya gusa tubashije kuvugaho. Twese turabizi ko bishoboka ko hari umuntu udafite akazi, hari ubundi buryo ashobora kubonamo amafaranga nubwo aba adafite akazi kazwi. Bipfa kuba uyabona mu buryo nanone budakemangwa, udakora ibintu bibi kugira ngo uyabone, ibintu bisobanutse bitarimo icyaha, ariko ukagerageza ukayabona. Wayabona rero yaza ari makeya, ntuzasuzugure imbaraga z'igiceri, kiratinda ariko kikagwira. Kuzigama rero ni ikintu cy'ingenzi kuri buri muntu wese, waba ukora cyangwa se waba udakora. Wenda reka tuvuge gato ku muntu ukora. Ntabwo tujya tumenya uko ejo bizaba bimeze. Uyu munsi ushobora kuba ufite akazi ariko ejo bigahinduka, ka kazi kagahagarara. Ni ukuvuga rero iyo gahagaze, ya mafaranga wasevinze cyangwa se wizigamiye igihe wari ufite akazi niyo azagutabara nibiba ngombwa ko akazi gahagarara. Urumva rero ko gusevinga kuri buri muntu wese mu rwego urimo ni ibintu by'ingirakamaro. Iyo utangiye gukoresha ya mafaranga ya sevingi, wagiye usevinga, nibwo utangira kubona akamaro kayo. Hari mugenzi wanjye, inshuti yanjye duherutse kuganira kuri iki kibazo cyo gusevinga, ariwe ambwira ati njyewe ntinya gusevinga uduceri, udufaranga dukeya, ati mba numva bidasobanutse, ariko nagira ngo nkubwire ayo makeya urayasevinga bigakunda. Uko ubigira akamenyero ukagumya ukayongera wongeraho utwo dukeya, biratinda akagwira akavamo amafaranga menshi. N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza aho tugisoreje. Wakoze cyane. Tukwibutsa yuko niba wagikunze ukaba ubona kirimo inyigisho, turagushishikariza kutakihererana, gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Reba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho urabasha kugisangiza n'inshuti zawe cyangwa se undi wese wifuza. Ikindi natwe bitwereke niba wagikunze, hari amagambo ari hasi aho nanone yitwa like, uyakandeho natwe duhita tubibona. N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu. Mukomeze muhirwe n'imirimo murimo mukora. Imana ikomeze ibane namwe. Naho ubutaha. Bye.